tuhagiye ku bakinnyi ba filime bari hit ariko ni benshi man abakinnyi ba filime ni benshi urumva hari nka bagarasiye ntago tujya tukibabara mu bakinnyi ba filime barabirenze hari abantu babona nyine barabaye bari legend ku buryo utajya kubagereranya kubera iki oya nawe umushyiramo aho waba ushaka kumwibira umwanya wapi urumva hari garasiye hari kibonke sibyo hari bamenya hari digidigi ibikinnyi bikazaho ubwo bwose ko ndi wibagirwa ubwo bose digidigi ariko ari mu myanya ngo y'imbere hari na Manudi twicaranye nategereje ko wishyira mu bahanzi aya ntago ndi umuhanzi yende umushora nese uragira muri batanu nivanemo batanu ntago waburamo baratwaye n'ibikombe bacima nivanemo urumva cimaka ntaye bro man sinema yo mu Rwanda iri hejuru ba mugabo ubu se wowe ari gupikinga umuntu umwe ahubwo nicyo kintu kirenze gupikinga umuntu umwe muri sinema usese buri kokora umuntu bavuga ngo no umugabo ku mugore gupikinga umugore umwe namuvuze madedara umuntu bakwicana mu bivugana ubwo rero impaka zacitse badukurikiye mwumvise umukinnyi w'umugabo n'uw'umumama Manudi yemera nanjye mu muziki rero ngiye gupikinga umwe ikaze kuri DP Rwanda nkuko rero musanzwe mubizi tubagerera ahantu hagiye hanyuranye kuri no shuro none tubazaniye undi musesenguzi harya yita umusesenguzi araje bibabwire ni n'umukomediye nomwe mu bantu sesengura nduwe dore ngo mwamubonye nabibwire kabisa sesengura banza bibwira abadukurikiranye dore Manudi se cyangwa Muchoma yahigereye rero izo ariko zo ndacyacomara Manudi amakuru y'iminsi se amakuru ni meza kabisa urebye uvanyemo izuba rivuyemo ibindi byose ni sawa bari izuba rirayamara riraza gukora bya bindi agahanga byarakemutse sigara amafirigo no kwigira mu gafirigo rirayamara yani hatari kabisa wagira ngo agakingirizo karamanutse kamwe gakingira izuba arutekereje akandi oya ahubwo horarenze ntabwo ari agakingirizo avuga akayungurizo n'akayunguruzo k'izuba ukuri zamudukingira hatari kwere Manudi ni biki biri gutrendinga mu isi ya sinema muri sinema hari gutrendinga ibintu byinshi ariko ubu ngubu hari gutrendinga filime episode 1000 za Papa Sava Sava yujuje episode 1000 akora n'indi filime yitwa Nitwe Twenyine ubu imunsi episode ya kabiri yasohotse trendinze filime yitwa Shwadir irimo Papa Sava irimo bamenya na Sabi iyo nayibonye no kuri kanari njya mbona bayamamaza cyane yagiye guca kuri gutangira guca kuri zacu oya ntago nyikinamo ariko muri Papa Sava ho ukinamo cyane ndankubona kabisa baciye impaka ntabwo yara no kwemeza hari cyaremwe gishya Karabutoni Kibonke nyuma yuko azutse ese yita cyaremwe gishya ahita nakora filime bese yarazutse byita kuzuka iyo bakubaze ugaca muri operation neza ubuzutse man ariko nibyo barafite igihe kimwe n'ikindi kirwaye iyo baguteye nuze ikinya kigusinziriza burundu bakakubaga bagakora ibyo bashaka ukavamo kaza muzima urumva ubu harane ubuzutse nyine muri cyaremwe gishya kuko kubi cyaremwe gishya hakaza na filime ya Manudi rero yitwa Maigeto nabonye episode yayo ya mbere muri gukaraba muri kwimenaho amazi n'umukobwa nyine muri gato nyine nibyo biriya bihabera oya ntago ari biri bazabona n'ibindi birenze Maigeto filime story yayo imeze gute akubiyemo ibiki abantu bitega iki muri Maigeto ni filime deja ndi gukora ushaka kugira ngo nerekane ubuzima bwo muri ghetto umusore cyangwa se umwana viwabo akajya muri ghetto akiruka ati ndashaka kujya muri ghetto ariko muri ghetto ahura n'iki bigenda bite mubaho bingana gute ndashaka kwerekana ubuzima bwo muri ghetto so ubwo rero dushishikariza abantu ko banayisanga hehe ni kuri Manudi Show nubundi sinjya mindura social media zanjye zose ni Manudi Show kandi uhita ubaha show abahahiye oya show zivuze ubwo ntabwo yaba ari Manudi kabisa uko mumwumva rero ni Manudi numwe mu banyarwenya bakomeye dufite hano muri sinema y'u Rwanda ariko rakadiro naguhaye ho kuzajya gusetsa abakire ntabwo urakagera ko gusetsa abakire ushaka gusetsa Coach Gael urasura aracyaseka byaramubabashe nta muntu ukira abantu barakiza ariko barababaye niba cyose ikintu akora yihata imyota akaririmba indirimbo nabi z'abandi nicyo kimunyura ziko ushobora wase kuri Mideni Bank
bagushinjwa icyaha cya kabiri. Oya sikihe Kigali yaseka atese agasetswa n'ubusa ariko n'ubundi udafite ikintu gikomeye ntago wamusetsa. Oya n'ubundi nubwo byabikomeye gute bana nakubwiye ngo abantu barumye man ni nk'uwavuga ngo narira ntago urya urira se batwararize bihagije. Okay mwararize mwarihanaguye twarihana aricyo urira ukihanagura. So ubu rero mu kuganira kwacu ugiye kugenda umbaza ibibazo nanjye nkubaza ibibazo tuno kuganira nyine nuko exchanging ideas. Ubwo ikibazo cya ndaguheraho ikibazo cya mbere cyo none nakikubaza nanga kubaza ngo witeguye amatora ute umukuru w'igihugu se uri uzatora nuzatora aho nzatorera turahegereye ngaho ari hano kuri namaze kwishyira ku liste y'itora mikoro yawe ari kuyikontorore ntuzanemo ibintu bya comedy hano turi mu kazi gakomeye. Namaze guhinduza nabundi natoreraga ahantu bita kuri Apakopa ariko naje muri Rwezamenyo kuko niho hanyegereye niho nsigaye ntuye. Nzatora rero kandi nzatora neza. Waje muri ghetto. Mubwire n'umukandida nzatora se kwamamaza byaratangiye. Ntabwo biratangira ariko abamuzi baramuzi. Mukandida n'umwe abandi ni abamamyi. Baka ko zacitse. Kabisa. Urumazanya gutora uri gutukana n'abanyamakuru ngo. Yitwa nde ko nabonye arenze se. Sabarira atazagira ubikata. Abonye asubiza ibintu biri mu bwenge ngo nta nubwo bundi bagombye kwitwa abanyamakuru ngo ni abanyankuru. Abanyankuru ngibi baye makuru byabaye bibi ntago bibaye. Ego mugabo sika ubwo se ko kurumva iby'amatora byo birabyo ni itariki dutegereje gusa. Bakibutsa abantu iyo tariki se uracyayibuka? Ubwo se urumva nakibakirwa itariki 10 na ubwo so ubwo nawe udashatse washyiraho iyawe. Okay nago twazibagirwa itariki y'amatora so hanyuma reka warumwe ngo ninkubaze nanjye urambaza turagenda tubazanya nta kibazo rwose. Arya ngo harya wawe ugeze ukina filime? Yewe nakinnye filime ebyiri. Iyihe niyihe? Mukutari rero niwe wazitaga amazina sinibuka amazina yazita ntago zatwitse cyane. Imwe Mukutari yatubwiye ngo yijyanye muri festival ngo niba ngo hehe ndategereza sinayibona. Ashobora kubitarabayo warabatanze ngahe iyo kukiye kuyikinisha se kugira ngo nyine cyangwa ubwo yaramembaga nge yaramembaga baraguhembye uri mu bantu bagiye muri filime neza nagiyemo neza cyane nimbaragiye muhembwa ariko nagiye mu membwa urumva nago wakwemeza abantu ko wakinnye filime kuko filime niyagaragaye boss nibuka ariko yitwaga ndaza kubireba nago yatwitse tu ibahese kuri YouTube ibaho ariko nshatse se ubu sinakora filime yangera yose bishobora se bisaba iki gukora filime nago gupfa kubyuka ngo ukore filime bisaba iki bisaba ibintu byinshi pe bitari investment utari mu filmmaker utari muri monde yabyo byago kubita hasi sibye ko nyine wanyiyambaza kwereka ko nkakwereka umurongo genderwaho ubwo icyo gitekerezo maye tangira unkorere casting ukore filime noneho casting isa niyo abantu baheraho siyo baheraho oya nyobora ndashaka amafaranga yo muri sinema nabonye byakijije abantu cyane ushaka kuza ndashaka umufungo wawe ushaka kujya muri sinema kugira ngo ubone amafaranga none aba witahiye simbona byarabakijije ntabwo passionate yabyo bira ni impano oya ndi passionate ariko n'umufungo bikajyana oya ufungo bura ni ibintu biza nyuma ariko byibuze urabanza ukagaragaza ngaho ubwira nk'umuntu utari winjira muri iki kibuga umubwire ngo kugira ngo ujye muri filime bisaba ibi ni ABCD aje gukina aje nk'umukinnyi aje gukina bisaba kubyiga birigwa se birigwa nyine nese hari ikintu kitigoze ko ari na university mu Rwanda yabyo ariko amashuri menshi yigisha sinema mu Rwanda umuntu urahura n'umuntu ariko koko hari witwa Eric ufite Hollywood nawe iriya y'agacuriro ari habamo ndumva ari kaminuza ibyigisha bariga hari heshi cyane nanjye East African oya ni heshi nanjye natangiye gutraininga abantu nabara turi gukina muri My Ghetto nabakora abanyeshuri banjye bara turi gukinana muri natangiye nawe urimo urabigisha n'abanyeshuri ko hari abandi bana bafite impano nze kuguha contact bahora bambwira ngo bafite impano ubwirwa n'iki bundi ko bazifite ntabwo wamenya nyine atabayeho casting nyine baca ngahe yo kwiga tuzayivugana bashobora no kwigira ubuntu ngo ndaza kubaha contact zawe kabisa tugire baze dukore ama repetition yego so ubwo rero ndi kwibaza nk'umuntu ese muri comedy nabwo uracyakora muri comedy ndakora cyane nibundi ni comedy niba urikora none se stand up se
stand up ntago ndayikora ariko mbona ari ibintu byanyorohera. Okay. Stand up mbona ari ibintu byanyorohera numva nshaka kuzayikora. So ariko nyina mbikora kuri tele n'ubundi bwo yaba ari stand up. Yego. Ariko mba ndi kumwe n'abandi. Nkora nyina amateatre kuri tele n'ubundi. Rwangenda nyine watangiye winjiye neza mu mwuga wo gukina teatre ryari? Man, nje navutse ndi umwagiteri. Byanyabyo se? Byanyabyo rwose. Ya mbere wakitinzemo niye. Ko mubwije ko urumva hari byo mba nibuka. Nimba nibuka ko muri primaire nakinaga amateatre. Urumva nje nakuriye mu cyaro. Nago nakuriye mu tubwire n'abana hariho bakumva. Ni Nyaruguru man. Muri Nyaruguru niho mu rugo. Nyaruguru mata. Warihirinze kabisa. Abenshi bari kugira ngo uri umunyakigali. Oya nago ndi umunyakigali. Mbi Kigali nk'umuhashyi. Tubwire story yawe y'ukuntu winjiye muri Kigali. Niyo story umuntu wese winjiye muri Kigali aba afite story yiwe yihari. Yanjye kwirenzemo. Tubwire bwa mbere kabisa winjira umujyi. Nje ko ninjiye Kigali nje gukina umupira. Nje gukina football. Uri umuhashyi. Ya. Niko ninjiye Kigali. Uje gukina muri APR cyangwa muri Rayon Sport? Tiniye muri Kiyovu. Muri Kiyovu. So nakiniraga ikigo cyitwa Robert. N'umufootballer numva nakoraga ibintu bibiri. Ndo umukinnyi. Na entertainment n'ibyo bintu byambagamo. Urumva kina football turatsinda kwakundi urumva ikigo mu karere kiratsinda. Ikigo mu karere cyatsinda bakagenda muzamuka n'utundi turere. Murano manager ubwo urumva twaje Nyaruguru twaje gukinira twaje muri competition y'intara n'ubundi twaje gukinira Save. Save niho mu rugo nge buriye. Save no mu rugo. Nye Save. Twaje gukina kuri ibiga byo kwa Masera nyine ndahabona kabisa. Turatera mitamukura manager. Ati ngafata contact zawe nta nubwo yafashe izanjye yafashe za animateur ko na telefone nagiraga ari n'umunyeshuri. So story yawe ishobora kuba iteye amatsiko ariko kuyikomeza tugerere ukuntu waje kwisanga noneho wageze ina. Nyuma nyine urumva boss arambwira ati rero manager ati nabonye uri umukinnyi ubishoboye kabisa. Ikipe nta nubwo arafite ikipe ariko ati ndakujyana gushakira ikipe. Yakuzanye nta ikipe arabona. Vuga atari ko ntabwo yanzanye yarayibonye. Kuko icyo gihe barafashe n'amavideo icyo gihe. Banzanye yarayibonye njya muri Kiyovu. Okay. Ura muri Kiyovu uraba mbere ngani babyibuka ariko twarakinanye muri Kiyovu. Wasavye muri Kiyovu twarakinanye muri Mbanda ni wari president wanyu uriya mu Mbanda ushaka kwiyamamaza. Icyo gihe se? Aya sinzi sha ntago nabwira ngo president. Ntago bwira ngo president yaruzi cyakoze coach turahura tukasuhuzanya. Wakinyemo igihe kingana gute muri Kiyovu? Bo nakinyemo nakinyemo amezi nk'atandatu. Kinyemo amezi nk'atandatu. Mu boss wari wanzanye numva nabaga niwe. Ariko nta gitego na kimwe ubonye. Bro, are you sure? None se nagari Kiyovu muri academy. Nagari Kiyovu. Na academy. Inkuru bari twarayigeramo twese n'abasave batarayigeramo. Okay. Na Mbrega bataragera mu nkuru. Ni junior. Turi muri junior. Okay. Man ibitego man ngone nabibona. Abingize. Barabimariyemo. Wari umwataka se? Yakina kuri karindwi. Hanyuma rero wisanze wageze muri Kiyovu. Waje uhita ubona famille kwakira waje manager yahise agutunga wahise nzana we waje neza ntago wastragorira yahise ntunga nabaga wenyine waje neza rwose none wose waje kudevia gutengo wisange so manager baramufunze baje kumufunga ariko narifite n'ubundi famille nahangaha ntangiye muri famille ariko famille bakureye umumena urumva twitoreza ni kagatigito urumva kumumena ajya za Gikondo bava Gikondo bavuye Gikondo bimukira hafi na Kimisagara nisanga muri team ya cinema niga cinema wabanje no kubyiga nje nabanje kubyiga nabanje kwiga mu kigo so ni batangiye twigira Kimisagara sibyo hazi zitwa za Kwetu njyamo Kwetu niyo navugaga rero niyo ya Kwetu se siyo ya Eric nyine ya Hollywood ko ndibuka ko nanifite nanjye website yitwaga Hollywood bagukuzaho oya ntawa nkuje byarakoca iracyana hari ahubwo yajyaga ambwira ko izina ryitiranwa n'ibyiwe twigamo nyuma nkora buri amarere rukundo nijya yikoreye sound muyiva muze mu ishuri turaza dukora tubwire filime ugiye kutubwira filime ya mbere wagaragayemo ya donc yagufunguriye filime ya mbere nagaragayemo yitwa filime yitwa Ibaho sibyo Bibaho ni filime ya Muniru sibyo mani reba filime nakinnye muri filime bwa mbere ica kuri televiziyo nyine kuri abaguraga amaseta yahise twara igikombe cya filime ya mbere y'umwaka byanyabyo kandi koko
ariko uziko nibutse ko hari n'akandi gahiga ejo bundi washyizeho ufite igikombe nabonye baguha n'ikike ni igikombe cy'umukomediye mwiza umukomediye mwiza w'umwaka abantu felicitation kabisa ntago ari hano bizagarukira gusa kabisa bigaragara ko bifitemo impano ngomba gukora cyane mu tubazo rero ngende kugenda nkubaza ubwo ni tani yawe nawe ukambaza kugira ngo ntaza kwiharira ijambo none se ko nzi ko ari umuraperi wazimye ubu ndakubaza iki oya ariko urumva aho wari umuraperi akwiye kuvuga iby'abandi ngiye nariyibagiwe warayibagiranye n'iby'umuziki ntukibikurikirana kubera iki se wagiye mu modoka urumva uri umukomisiyoneri ubu ahubwo nakubaza ngo geto zigeze kurangara ntariyo mbaza nk'umuntu ukubaza ibyo bahanzi n'abaguhemukiye abamuhemukiye gute uzi ko ngira studio recording y'umuziki yawe mbibamo yanjye yitwa Omega Sound Record oya nayo ifite naraza kuririmba ntabwo se ugira impano yo kuririmba mfite indirimbo ebyiri zose ngeraga ndi umuhanzi bro cyangwa hay promotion y'indirimbo ebyiri uzaza uzikore audio kudashimiye mbisubira nzashimira uko ntago byizeye indirimbo nyiyerekana avuga ngo indirimbo irasohotse ngiyi ahubwo abafana bazayikunda abafana ubona bazayikunda abafana bitewe n'izo nasohoye ukuntu bazikunze hari nka sound track nakoze umurenge indirimbo bakorejemo ninjye wayikoze aho ukuntu yabyinnye ukuntu yishimiwe abantu bari kuvuga ati wakoze video yayo ngavuga ni indirimbo yari yabiriye nza bakorerezanye ariko indirimbo ndazifite nakwemereye ko nazakwandika indirimbo niwaza ngo utware umuzigo urumva uriyo rodi wawe byaramucanze ariko reka ngubaze ntabwo byamucanze ahubwo birashoboka yuko muri no minsi ntago nanjye nari maze igihe kubera utubazo mazemo iminsi ari umwanya wa studio n'abahanzi ntago nari ndi kumwegera neza ariko ubu ngubu ngiye kubishyira ku murongo namubwira ze mugerageze iyo ndirimbo arebe ko hari cyavamo mbona wabona umeze nk'umuntu ufite ubwenge wabona wayandika abanzima oya yes oya birarenze so ngiye mfite abahanzi bari gra muri iki gihugu nandikiye indirimbo bakwemerera kubavuga ngo batubwire noneho no masezerano twakoranye utagomba kuvuga ni singomba kwivuga Bruce Melody se naba nahuriye nenda namuzi nagari we muhanzi ukomeye abandi ni bana Meddy ni ukomeye hari n'abandi mani bakomeye benshi abandi barajegajega wapi ntago bajegajega gukomera k'umuhanzi ni hanyuma reka nkubaze rero bari trend kandi afite n'ibindi ku isoko ahagaze neza hari uruganda rwa Kawunga agira se okay King James hari matazi afite hari nuze ziri gutrendinga hari ibintu abantu bibaza sibyo nubwo azi guhimba inkuru zo kwibwa phone bajya himba zo gutenda siriya ntago wabihabye akaba yaziye inkuru z'abana akeneye manager muzima ariko nk'ubu nkanjye wazahimba inkuru yo gutera indara ariko niyo nkuru yakuvuzweho mbi muri showbiz yaba yaragukomerekeje wowe yakuvuzweho nanjye urabona ko bambeshye ngo nibye phone ese yaba yamvuzweho gute ko ngiye ndi intungane ba witurije ngiye mba niturije cyangwa niba bikuvuzeho ugira ngo ni za comedy zanyu nta n'umuntu oye wamera hese wabankuye ubundi bakuvuga utazwi ntago uramenyekana icyo ni icyambere icya kabiri uzasanga mu kabari ntago nk'inzoga unywa amata koko ndabizi sibyo ntuzasanga mu kabari ngo uramvugiramo sibyo uzankura biragoye mva mu rugo ngiye mu kazi ngajya mu kazi ngataha hakaba nako nkorera mu rugo ko ndeditinga amafilime sibyo aho rero nta hantu wowe ntawe upfa guhurira n'amazima naho nahurira n'amazima n'ubu ngubu nawe kujya gukora ikiganiro n'ubu kuyagukuramo byasabye imbaraga ndanga nta muntu nakwemera nuko ari wowe nyine ntabwo nakugira ngo ngese ko ndi umuhitinze ubizi ko ngomba kukuzamurira urwego niko urumva buriya reka tujya muri nuze muri debate zihanze wenda ngize amahirwe ukurikirana iby'umuziki cyane ngiye ni gake usibye kuzumva umuhanzi w'umukobwa uri gukubita ubuninde umuhanzi w'umukobwa uri trend uri gukora neza bagati kabisa ni benshi ariko harimo ubwo ndajya mvugwa bitewe n'undi gutekereza ntabwo kuko bimbwiye ntumwe tugiye gukora urutonde ntabwo tugendera ariko ku mwanya wohe ntago tuvuga ngo rimwe kabiri gatatu ko ntabwo se niwaba untunguye ntabwo nicaye ngo twanabikora ariko twagiye agira ngo nteranye nabo barakugira bate twagiye umuhanzi wa mbere nemera mu Rwanda yitwa Butera Knowless ugize ubwoba
nanjye nuko oya ntago ngize nagira ubwawe bwigize ko ari igisubizo cyawe nawe mbwa mbwira umukinnyi wa filime wemera mu bakobwa Madederi harya nuwe ahubwo uranyibukije ari nimero ugomba kumpa umuntu mukina na filime ari nimero ugomba kumpa y'umukobwa mukina na filime oya mva kandi ubwo uratangiye nawe ugiye kuba nk'abamugaba abafana wango kiriya gikobwa shangwa amenye nimero zacyo ni gahunda y'akazi ari publicité nshaka kumukoresha munabonye yactinga neza yego Madederi kabisaho kuri Knowless birahura harya Madederi ni umwe muremure w'inzobe yego mukinana na wa musore ari umusore bakinana afite ubwoba yirukanka bagiye benda kumukubitara akanza ariko murebe ko kinanyije se oya wijya nese ko ngiye kora Knowless ige wijya kureba ubwo n'umuzi yo komereza umuhanzikazi wa kabiri abahanzikazi ko ntabo ndi bubonera komeza ko bibugeraho bikancanga avuyeho Knowless ahita ajyaho uwo bita Marina Debora mu bwiza mu kimero mu guri ese wowe uri kujya mu bwiza cyangwa uri kujya mu mahiti byose mu mahiti abahitinzi basa neza baba b'igitsina gore oya naga ari cyo ndashatse kubaza nashatse kubaza umuhanzi sibyo ubikora neza mu kuvuga ati umuhanzi aririmba neza arabizi nubwo yakora indirimbo we ukayireba wenyine ntago navuze abigogwa amahiti n'ibiki bamwita Aline Sano ndivuguje ku mwanya wa kabiri simbyemerewe se okay noneho turashaddoya navugaga mu bahanze mu babyibushye navuga mu babyibushye muranshaka kweli okay reka ngiye kuvuga top 5 y'abahanzi top 5 twagiye nawe itumbwira top 5 Aline Sano sibyo Ariel Ways Linda Montez gose batatu Young Grace bane Fifira ya batanu ubundi nge nashaka ko Fifira yaza ku mwanya wa mbere urageze kone ahantu uvuga ngo Fifira nawe mbwira urutonde rwanjye cyangwa urutonde rero akoze rurimo gutekinika n'ababeshye cyatse nakwigendera reka ngubwize ukuri urutonde uzi ko urutonde ukoze utivuguruje umuntu ashobora gukora akavuga ati wa mutipe namwemeraga ko haza umuziki ariko wapi oya avuga ati ujya gutera uburezi regara bw'ibanze none se ni kwari ukwibanza ubwo nangiye ko ruri serie ko ruri serie ndirwo shaka gero ruri serie babiri ba mbere ariko harimo Aline Sano akabamo Knowless wamuvuze wa mbere Knowless batatu kuko na Ariel Ways arimo Simon uvuga bwiza kutamushyize bwiza n'abarimo ubwo si bane oya batatu Ways Aline Sano bane wa gatanu Marina twagiye mu bagabo oya banza umbwire nawe Jese sinabakubwiye okay mbwiye Madederi wenyine Madederi sibyo harimo witwa Rufosina sibyo yego harimo witwa Kidomange harimo witwa Veve harimo witwa Fofo Kidomange umumera ubutumwa ko ndi umufana we wihari by'indani twakomeje bamaze kuba batatu oya nabarengeje ahubwo na batanu siko nangeze ku 8 ngiye nukuvuga ngo nuze muri cinema abakobwa bari bose bari muri cinema barabizi kabisa ushobora kuvuga ngakomeza nkageza nko muri 40 kuko bose nabahanga ushaka rero ko tujya no mu bagabo tujye mu bagabo ngwe top 5 yanjye top 5 ko ntago narya imboga wa mbere ni Bruce Melody wa kabiri oyi wa mbere ni Meddy wa kabiri ni Bruce Melody wa gatatu kuri nge ni Platine wa kane mwese kuva ngo kuri nge nukora wewe wivuga ngo kuri nge cyagisobanuro wa kane ko nubundi The Ben kutamuvuga Ben ari inyuma cyane wa kane wa kane buriya ndashyiraho nde ku rutonde rw'umwanya wa kanera bamwita Kenisol wa gatanu bisaba kubitekerezaho neza tekereza nari gatanu ni Juno Kizigenza abo nibo bahanze top 5 yanjye batanu Juno Kizigenza arusha The Ben kuririmba aramurusha muri no minsi turi kugendera muri current form current form irebera heza muri studio mbanze zo baheruka indirimbo ya Juno ni ya current form
oya muri studio hari oya afite tujye kuri ngo iziri muri studio se kari njye wakoze urutonde none se ko utayizo The Ben afite muri studio zurazizi nazo nzi nyine sibyo ntago turebe ibiri byageze hanze ariko aho ngaho urumva ko ariko tunabibuka ko ari wakoze ya ndirimbo yahitinze ari kumwe na Bruce Melody na Ntuze na Kanisoro y'ibinyafu oya yitwa Igitangaza kandi nekereza ko nta ndirimbo Ben afite iryoshye nk'iri sha za Ben zose ziraryoshye aha oya rigiye amasaha yamamazwa cyane tuhagiye kuba bakinnyi ba filime bari hit ariko ni benshi man abakinnyi ba filime ni benshi urumva hari nka bagarasiye ntago tujya tukibabara mu bakinnyi ba filime barabirenze hari abantu babona nyine barabaye bari legend ku buryo utajya kubagereranya kubera iki oya nawe umushyiramo aho waba ushaka kumwibira umwanya wapi urumva hari garasiye hari Kibonke sibyo hari Bamenya hari Digidigi mana ibikinnyi bikaza ubwo bwose ko ndi wibagirwa ubwo bose Digidigi ariko ari mu myanya ngo y'imbere hari na Manudi twicaranye nategereje ko wishyira mu bahanzi oya ntago ndi umuhanzi yende umushoro nese uragira muri batanu nivanemo batanu ntago waburamo waratwaye n'ibikombe wacima nivanemo urumva cimaka ntari bro man sinema yo mu Rwanda iri hejuru ba mugabo ubu se wowe ari gupikinga umuntu umwe ahubwo nicyo kintu kirenze gupikinga umuntu umwe muri sinema sese buri kokora umuntu bavuga uwo ni umugabo ku mugore gupikinga umugore umwe namuvuze madedara umuntu bakwicarana ngo bivugane ubwo rero impaka zacitse badukurikiye mwumvise umukinnyi w'umugabo n'uw'umumama Manudi yemera nanjye mu muziki rero ngiye gupikinga umwe mu muziki ni Meddy na Knowless nubundi bwo nashugaga ko wabitondetse ngo wa mbere ni Knowless nuko bamushatse ubundi ni na Crash ariko se Knowless ko bamushatse bavuga ko arwaye inuze bamushatse amakuru ya trending ahantu hose ngo arwaye sida oya bira no kubeshya neza Safi se sumuzi yari wabihimye Safi abimye kugira ngo batazajya bamwonera urumva ubwenge burimo ziko buri wese agomba kugahimba mu tubazo dusoza tw'amatsiko ngufiteho uri watereta umufana wawe nk'umufana ugufana bikagera ukamutereta hari ibyo numvise ngo byagitwe niba ari igitwe n'ibiki nabyo bikagerwaho twese n'ibiki byumva nabajene nkaho ubwo umufana namutereta nahubwo nta umuhurira se gusa ubu yaba ari umufana cyangwa yaba ari umugore wacu oya se nta na rimwe uratereta umufana nta nubwo bizakunda okay so ducire mu ncamake rero uko wari umeze mu bwana bwawe kugeza amagingo aya ngaya donc karite wiziho mu bwana bwawe na defo wiziho n'ubwana kugeza n'ubu ariko kugeza n'ubu se birahinduka hari ibigumaho se niho cyakoze iki karite icyo nzi cyo kuganira ndaganira kuva ngo bwana ngenda bizi ko nganira uko ndibuka ko mu rugo twajyaga dutarama nkabataramira sibyo nkababyinira urumva byo ndabizi ko kuva na kera kabisa ndavuga okay nihe wifuza rero nihe wifuza kuzageza kariyeri yawe ujya wumva ukavuga ati nibigera ahantu Imana izatwara umugaragu wayo kariyeri se hari ahantu igera zayikwedura mpaka kariyeri ya sinema nta hantu igera byiza ama episode yawe nawe igihumbi gakomeza yaba igihumbi akagera ku miliyoni ngiye cyo nifuza sibyo nuko nyine mba numva afite ipfuno kuko mba numva nta kintu ndakora mba numva nyine kiriya gikombe barakikwibiye si uko ukinyibira ahubwo mba numva ngomba gukora ibirenze ibyo ndi gukora ntabwo nkora kugira ngo mbone igikombe ahubwo muri mba numva ari byo nakwiye kuba ndi gukora birenze ibyo ndi gukora ninde muntu wagufasha ukuboko muri sinema mu bantu bose mumaze gukorana umuntu ushobora kuba yaragufasha ukuboko uvuga uti uyu muntu yatahaba kabisa ntabwo nanjye byari kunyorohera ubundi mu maboko ya Garasiyani Garasiyani okay ni iriya jambo rero wabwira umusaza turi no kugana ku musozo umusaza urumva twe mbere na mbere icyo nangubwira n'ubundi byo nangubwira n'undi we byo agufasha abantu arabikora n'igihe wabura ikintu mubwira man arabikora zamura abantu sibyo nuko ngiye kuziza ndari bari nabajya manura ariko Garasiyani nta numwe bose no kuzamura up gusa ahubwo nta n'uwo arafata ngo amushyire mu maboko yimanura sibyo kuba yamumanura ko abantu bose bafite aba yabanje kubitegereza neza kandi noneho iyo muri kumwe arakwigisha sibyo ndumva
ikindi dukeneye miliyoni views dukeneye no subscribe miliyoni urumva abantu mudukurikiye bagiye kuri umuryango wacu mujye kwa Gracian mumuhereze subscribe tugende tuzamura ibintu byiwe bigere nawe kuri za z'igihombo burabazamirega Manude azamukiramo ese niba atari banga hariya nko mu kwezi ugereranije ushobora kubona hagati ya miliyoni 1 kugeza kuri 2 ushobora kubona hagati ya 2 kugeza kuri 3 z'umushahara ku mafungo biba bimeze bite cyangwa baba bakubwira ngo komeza uzamura impano turase ko ari umukozi n'umukoresha ariko ntacyo ubona wafata ko bigufasha kuba ubuzima bw'Ikigali ubuse wahomba ugasubirayo iyo nta yandi mahitamo nkajya oya mahitamo aba hari menshi navuye ko ngenzi ibintu byinshi ndi umukameramani ndi umueditor ndi umudirector sibyo ushobora gukora n'ahandi sibyo kandi no kugenda gukorana na zahe na he na Hollywood kandi urabizi ko nikora njye afite certificate mpuzamahanga ntago afite certificate yahanga ntago ari ibyina ntago ari ibyina sibyo nagenda ubunemere gukora East Africa yose urumva ntago rero nabura akazi bitewe n'ibyo niyize kandi urabizi ko nanjye nkora ibyanjye nakubwiye ko nyina amatiyatire kuri tele umuntu dukurikiye ashobora kwibaza tese umwuga wa sinema nkawo ukora kabivanga n'ibyo nizo nshingano zose hari igihe ugira cyo kwitoza cyangwa n'impano ugenda uganditoza witoza nkakangaye mu cyumweru first of all ni impano sibyo uko nkubwije ukuri ko nkubwiye ngo ni ari igihe mbura n'umwanya wo kwitoza ariko ni impano ngiyewe akeshi nurumva usibye ko ufite abo ngabo bafasha ngabatoza ariko nanjye ngira ubwanjye nkajya nko mu cyumba cyane cyane nk'iyo script yasohotse nkajya ngacunga nta muntu uhari gucunga nta muntu yewega ugahuruza abana badahari atabona papa ari kwasama ubundi nkataka kabisa nka repeta uvuze ku bana nibuka ko unafite n'umuryango ufite umuryango Sofa wamaze kugira abana bangahe abana babiri n'umubyeyi wabo mfasha kabisa wakoreye imbere mwana courage kabisa n'inyuma hose wapi ntago ari imbere ntago ari ngo nakoreye imbere ahubwo narebye imbere uri umuryango ni iki kintu ubaye ufite ububasha wahindura muri industry ubona kibangamye muri industry ya filmmaking na cinema muri rusange cyo nayo nakibangamye so ura rero biragoye kubera ko je sinjya nkunda kujarajara mba muri projet nkeya babona ubundi muri Papa Sava gusa nkaba niyo yanjye muri Manude show numva kugira ngo rero menye ikintu kibangamye byasaba kuba nagiye mu zindi projet byose ni tambarare uko mbona urumva muri Papa Sava aho ebana twaradamaraye abantu mbona mukunda gukina mwirira inkoko ahubwo shooting yawe ahubwo turajya kuri shoot ryari afata neza abakozi sibyo nanjye numva mu bushobozi buke bwanjye afite iyo nabashe gushutinga abantu bangeranye bafata neza buriya kugira ngo rumve ngo hakosoka iki byasaba kuba wenda ngerageza kureba n'ahandi cyakoze mbere ho bikiri ku masede nkijya ahantu hanini biheshi ngo byarakikunda habagamo imbogamizi nyinshi n'ubu ngubu niyo umaye ngo ni directing filime yawe baza nkakwereka ukuntu ibintu biri bigendanye nta muntu ubangamiwe ubu ku buryo cy'isinema yakwiye kugenda nta muntu ubangamiwe urumva rero byagorana so uwo rero niwo bita Manude mukurikire muri Seburikoko nibyo so Seburikoko yabaye ihagaze ariko ntago twavuga arahagaze yahagaze guca kuri RB kuri televiziyo Rwanda biri guca kuri Zacu TV Seburikoko bagire kuri Zacu TV ubwo ni kuri Zacu TV abandi bagukurikire muri iriya project ni Papa Sava muri Mayigeto nayo yasohotse ibutsa abantu aho wasanga Mayigeto tunasohotse Mayigeto rebe kabisa abantu bashaka guseka abantu bashaka kumenya udukoryo tubera muri ghetto izi plot nzanandika nzahabwa n'abajamwa bakiri muri ghetto yego bakubwira uko bigenda n'udukeregeshwa twa hari ifite kera nyiri muri ghetto so bambwira uko bigenda ngabaza abakobwa basura bajya mu mageto sibyo bambwira ukuntu bigenda urumva bagera muri comment bajya bakubwira ibyo bashaka kongeramo aka gasene bakubisemo so ni Manude show ugiye kuri YouTube mwandike Manude show ubundi hanyuma muri filime yitwa Mayigeto yasohotse tubibutsa kandi ko twari kumwe n'abaterankunga harimo bita Starboy Design mu bijyanye no kwambara abamukeneye bamusanga Nyamirambo abakeneye ibibanza byo kugura bagana KTN Rwanda nabo baciye impaka muri rusange we nawe wamamariza amafaranga barayishyuye barishyuye amafaranga yarishyuye kera cyane ngewe ubu ntabwo ndabona umuntu ufata ngo gushoramo ngo ngiye mwamamariza ariko ubundi bigenda bite n'abantu businessman batabiza ahubwo
ndaza kukwigisha uko gahunda ikorwa. Nk'ubu reka nkubwize ukuri sibyo mu bafollowers batangiye filime mu bafollowers ifite mu bantu ntabwo nakoreye amafaranga nibyo kabisa nibyo umuntu ugera atwara igikombe burya ntago yakabaye atamamaza ntago abantu abakire bangana ariko ari kukwereka ugurisha ibyo by'imyenda cyangwa utanga ibyo kurya urabanza kwamamariza nde bose urabashiraho ibintu byose sawa ushake nyuma hariya mu gikari hanyuma abakunzi bacu kandi turabashimira tubizeza ko ari akagaruka Manudi tukunze kuba turi kumwe n'ubutani ngukenana zikuzaboneka wowe nzaza tu bana kabisa ariko abandi babihanganye sawa hano rero hari kuri DP Rwanda mugira ibihe byiza mugira Imana amahoro n'amafaranga.